the honor of God and read the book of Revelation, chapter 6, in the line, verse 2. This is the only verse that we're going to read. In the name of Jesus Christ. Nakirane ibibaremerera kugira ngo abariko musohoza amategeko ya Kristo. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo aricyo aba yibeshye. Amen. Amen. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks he is something else, when he is nothing, he deceives himself. Amen. Nakugereranya n'iki mwami, nakugereranya n'iki mwami, nakugereranya n'iki mwami, kari wowe utagereranywa. Nakugereranya n'iki mwami, nakugereranya n'iki mwami, nakugereranya n'iki mwami, kwari wowe utagereranywa. Wera Mana y'ukuri n'urukundo rwinshi wowe Yesu Kristo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tunejejwe no kongera kugira imbere y'ubwiza bwawe muri iyi nzu yitewe ukabareza mu izina ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami ntacyo muhwanye muri iyi si ndetse no mu ijuru, ntacyo twakugereranya nacyo, kuko handitswe ngo yaba ari marayika wo mu ijuru cyangwa ari wo mu isi nandukwiye kureba no gupfukamirwa uretse Yesu Kristo. Kandi mu byaremwe byose yaba ari ishanya bibajwe ntimukabyikubita imbere, kuko ukwiye nta wundi ari Yesu Kristo. Mwami natwe n'abana bato tuje ku bw'uwo wavuze ati mureke abana bato bansange ku bwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mwami turaje rero nawe ngwino bari natwe aya matora bamara iminsi 7 y'abana bato. Mwami uze uyigaragazemo kandi utuyobore, utugenge, utwongere imbaraga, n'abari twe ahubwo abari wowe izina ryawe cyubahiro. Mwami ari uvuga nabumva twese uze uduhana umugisha, igaragaze mu magambo yawe, tukugireho umugisha, umwuka wera aze ayobore byose, ko tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Turabasha kwicara. Ngira ngo data turi kumwe. Mwasubiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dushima Imana cyane yaturinze twese, Thank God that He has visited us. ko byose beshweho nawe, Because everything is done by Him. kandi byose byaremwe nawe, And everything was created by nta Him. na kimwe kitaremwe nawe. There's not one thing that was Hari ibyo created by mubona Him. n'ibyo mutabona, And the things y'all see, it kuko hari don't see. byinshi mutabona. Because there's many things you don't Byose see. mubibonye If you've seen it mwamenya all, imbaraga you z'Uwiteka. would know the truth. Byose mubashe kugira amaso bibona, If y'all all mwabona gukomera kw'Imana, know mwabasha kugira imbaraga zivuga ati mu byaremwe byose nta gihwanye n'Uwiteka. Kuko Imana yaremye inyamaswa z'inkazi, uwazana inyamaswa imwe hano, imwe yasama yahumeka umuriro, mwavuga ati Imana atangaje. Inyamaswa kwita urusasu ngo ipfe, inyamaswa utakwita icumu ngo ryinjire, izo nyamaswa zose ziriho kandi ziremwe n'Uwiteka, kandi zose ziciye bugufi imbere y'Imana. Murumva Imana idakomeye? Imana ni n'umuhanga, niyo mpamvu yateye isoni kumuvuga, niyo mpamvu itatutera ipfunwe kumuvuga, kuko ni Imana ishobora byose. Amen. Nongeye gusaba mwene data umugisha ubwitange Imana imuha, ni Imana imuha. Twasaba ko hagati muri mwe namwe habamo abandi bafite impano nk'izi. Dufite bene data bize hano bararangiza, bazi Ikinyarwanda neza n'Icyongereza. None why twari tumaze tugakoresha umuntu umwe? Gukora Imana ni byiza, ariko burya banavunnye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tuvuga no munsi ni ijambo ryiza ritubwira riti twikorera imitwaro, mwakirane ibibaremerera. Amen. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biba biruhije, hari ibintu biba bigoye umuntu umwe atakwishoboza. Umwe yafata hano, undi agafata hano, hanyuma ibintu bikagenda neza. Amen. Tuje guhana amagambo meza avuga ati mwakirane
ibibaremerera uje twumvisha amagambo meza kuri mwe data tubwiraga ati hari Rahabu ariko bitewe n'ineza yakoze yakira abatasi arabacumbikira abasha kubakiza arangije nabo abasha kugirirwa neza y'ibyo yakoze. Amen. Ni ukuvuga ngo natwe rero tumenye ko ineza ari nziza kandi ugira neza aba akoze neza. Nta mategeko ahana ukora neza, nta mategeko ahana ukora neza. Kandi Bibiliya ikavuga iti uzi gukora ibyiza ntabikore bimubereye icyaha. Niba ufite umurimo wo kubasha kubafasha umuntu ukamukura mu kaga, Bibiliya avuga riti buri muntu ntiyakizirikane ubwe ahubwo buri muntu azirikana mugenzi we. Amen. Kugira ngo ibikumbuye ibigufitiye akamaro you benefit ibe inyungu ya mugenzi wawe. Amen. Inyungu yawe ibe inyungu ya mugenzi wawe, ibigufashije bifashije mugenzi wawe. Ujya uzabona ibigufashije ari ibyawe gusa, nta wundi mubisangiye, nawe wabifashaho, nawe ubona mbega ku ruhande rwawe ari wowe wenyine uzamenya ko wizirikanye ubwawe kandi ntacyo bizakumarira, kuko burya umuntu aberaho gufasha mugenzi we. Bibiliya ikavuga ngo burya ngo umuntu aberaho gukura undi mu makuba. Ejo twumvaga amagambo meza avuga ngo inshuti nziza. Burya ntabwo waba uri inshuti nziza y'umuntu hanyuma buri nguranirwe kumwakira imuremerera. Iyo uri inshuti nziza ntabwo mubwira ibyanjye ngo nawe ujye kubyasasa. Ndaza bakubwira ati muvandimwe ko bino bingoye wamfasha iki, mbikoreho iki. Iyo ushoboye kumufasha ni byiza, ariko niyo udashoboye umugira inama. Niyo nama nayo iba ikenewe, n'umugira inama imuroha, n'umugira inama mbi, ahubwo ukamugira inama nziza. Amen. Mwakirane ibibaremerera. Twe kandi turi nk'abavandimwe. Amen. Turi abavandimwe, brothers and sisters. Niba rero uko bimeze tugomba kubana neza kandi tukabana mu mahoro. Amen. Aho turi hose bakamenya ko turi umuryango. Niyo mpamvu tubabwira ati ko dutandukanye n'amadini. Amadini abwiriza iri jambo ariko nta bwishyurirwa bafite. Babwiriza ko hari idini riza rikarenganya abana b'Imana, ariko umupasiteri umunyedini ukubwiriza ibyo yumvishe ko idini rizarenganya abana b'Imana ariko umvishe ko umunyedini. Amen. Yumvishe ijambo ry'Imana abwiwe ngo inyamaswa ya mbere izazamuka ikaza kurenganya intore z'Imana ni isi, iyo si ni idini. Ntibyagara kubyumva. Niyo mpamvu twebwe tubwira ati twavuye mu madini ko twahishuriwe ko idini n'itorero bitandukanye cyane. Amen. Twakirane ibituremerera ukari icyo Uwiteka avuga. Ntabwo umuntu yaba ari umuvandimwe wawe, ari your sister, your brother, hanyuma ngo muvuge nabi, ugende umutuka ibintu bidakwiriye, ugende umuvuga ibintu bidakwiriye. Niyo mpamvu igihe uzumva umuntu runaka asebya mugenzi we, burya ntabwo ari abavandimwe, ntacyo bahuriyeho. Hagati yabo harimo intera ndende. Amen. Niyo mpamvu no kwizera kwacu ab'isi byabacitse, natwe ubwacu ntibatuzi kuko batamenye ijambo ry'Imana. Biravuga ngo ijambo ry'Imana natwe bari kutumenya. Amen. Turi mu isi ariko ntabwo turi ab'isi ngo twigenge twifate uko dushaka, tugende uko dushaka. Amen. Rero hano muri iyi si harimo byinshi bituremerera, harimo byinshi biturushya, sibyo? Harimo ibibazo byinshi, harimo ibiturushya byinshi, harimo ibituremerera byinshi, ariko muri ibyo byose nta muntu wigira, nta muntu umwe wabishobora, ahubwo mugenzi wanjye arafasha, arafata hano, nawe ufata aha, nanjye mfata aha. Harimo bya bindi muvana umutwaro uremereye muzumva byangushye kuko mwese mwabashe kwakirana uwo mutwaro. Amen.
iyo ari ibintu by'umuntu umwe biragora ubu mfashe mfite abantu rero kano kantu nakumva ziremereye ariko mfashe hano n'agaga gafata gutera wakumva byangushye kubera iki kuko turi babiri niyo mpamvu birivuga ngo ababiri barutumwe niyo umwe aguye mugenzi amubwira ati komera urugendo ruraruturuhije urugendo ruragoye ariko komera nubwo biruhije tuzagira amahoro kuko umwishingizi wacu mu Bafilipi 1:3 haravuga ati uwatangije urugendo ararwishingiye uwatangije uyu murimo arawishingiye kandi uwatangiye umurimo mwiza muri twe niwe uzawusoza ucitse intege kubera iki unaniwe kubera iki ubwo turi umwe mureke twakirane ibituremerera niko basomye mu Bagalatiya 6 murongo wa 2 mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Amen. Kugira ngo musohoze amategeko ya Kristo mwakirane ibibaremerera nuko tuvuga mugenzi wawe ndakubera umuzigo ahubwo umuzigo afite n'umufasha ukamwakira uwo mutwaro uzabasha kwambuha. Amen. kandi muri mukora ibyo nibwo muzamushoje amategeko ya Kristo. Amen. kandi ngo umuntu ngo niyireba akumva afite imbaraga akumva akomeye akumva hari ikintu ari cyo akumva ntacyamunyeganyeza akumva ntacyamuhungabanya uburya uwo muntu azaba yibeshye. umuntu wibwira ngo hari icyo ari cyo uburya ngo ntacyo ari cyo ntacyo ari cyo. niyo mpamvu biravuga ngo uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. abantu bagwa ryari cyangwa batagiye kwigira ikintu bakumva ko bakomeye ngo njyewe ndi pasiteri ngo aye pastor ngo njyewe ngo ntaravuga ngo nta wundi wavuga ntarakora nta wundi wakora ukumva ko uri umuntu uri hejuru ukumva ko uri umuntu ukomeye. imbere y'Imana twese duciye bugufi. Amen. ko duciye bugufi ni ukuvuga ngo kwishyira hejuru bibanzirizwa no kugwa. iyo wishyize hejuru burya uba waguye. Bibiliya iravuga ngo wicisha bugufi azashyirwa hejuru ariko uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Amen. mwakirane ibibaremerera. umuntu niyibwira ko ari ikintu mubyumve neza. iri ni ijambo ry'Imana. This is the word of the Lord, so listen well. umuntu yibwira ko ari ikintu If anyone thinks that he is kandi ari ntacyo ari cyo and when he is nothing, aba yibeshye cyane. he deceives himself. Amen. aba yibeshye. They have deceived themselves. uwirata wese Whoever ukabona ko hari icyo uri cyo you feel like uba ufite Imana. niwirata wirata Imana kuko wibwira ko ari ikintu if you feel like you're something, akigira ko ari icyo ari cyo ariko ntacyo ari cyo ngo aba yibeshye cyane they rwose. have lied to themselves. niyo mpamvu atubwira ngo umuntu udafite Imana So I say someone who doesn't ngo have hano the mu Lord isi in this ni earth, ubusa gusa there are arutwa n'utariho. there are Amen. those kuko igihe Imana izaba ihinduye byose the Lord will change wa everything. muntu The day ntazongera kubaho. they're not wa alive, muntu azacirwaho iteka ajya mu muriro utazima. ariko umuntu wizeye akakira umwami nk'umukiza umwami akayobora intambwe zawe nta kabuza igihe Imana izahindura byose. Amen. igihe Imana izazihindura byose the Lord change everything. kuko twigeze kuganira amagambo meza avuga Because ati we have learned words that says ijuru n'isi bizashira. the world and the heavens will fail. Imana izafata ijuru The irizinga way the Lord nk'uko will umubyeyi take cyangwa us umuntu and the afata way umwenda the akawuzingazinga agiye will take kuwubika. us and nawe wumva icyo just kintu keep it. ijuru ari ku isi ayikureho ngo ijuru n'isi bizashira. none igihe ijuru n'isi bizaba bitakiriho Heaven and earth isn't there no more. this is your homework. This is your homework. nawe ubitekereze neza iwanyu ubyibazeho And go to aho uzaba uri hose ubitekerezeho everywhere that you ko are. batubwiye ngo They have told ijuru us n'isi bizashira. heaven and earth will igihe end. ibyo bizaba bitakiriho The day that is not njyewe nzaba ndihe. there anymore, where would I be? muranyumva neza. You're not hearing me well. abatizera bazaba bari. Those who don't believe. niba umwana w'Imana ari kwibaza ibyo If a Christian ibaze noneho umutizera. and believe, abapagani biravuga ngo ni abapagani ntabwo twari abatiza turi abapagani
ariko tumurikiwe n'umucyo ari ryo jambo ry'Imana tubasha kwishurirwa icyo dukwiriye gukora tuva mu byaha niyo mpamvu tutakitwa abapagani niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mwana w'Imana ukora icyaha amen Imana bakomeze mu izina rya Yesu Kristo ariko amagambo yo turi kumva ni amagambo avuga ati mwakirane ibibaremerera amen ubwo muzamusohoje amagambo y'Imana ubwo muzamushohoje gukenerwa kw'Imana ndigira ngo dusoze aya magambo ariko mubyumvishe neza ese mwumvishe amagambo mwakirane ibibaremerera amen ubona nk'abakiri kwinjira Imana mugisha ubona abashyitsi ni byiza tubaye karibu abantu baravuga ati urugo ni urugendo Imana bakeneye kuko abantu bose ni abantu b'Imana ariko muri abo bantu b'Imana Imana yagiye itoranya babandi bamenye ijambo ryayo ntabwo bakitwa abantu b'Imana ahubwo bitwa abana b'Imana kuko batewe n'ijambo abakiriye amagambo Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo Abagalatia 5:7 niho dusoreje amagambo Abagalatia 5:7 turasoma ku murongo wa 10 mbese ko mwagendaga neza ninde wabujije amen mbese iri ni ijambo riri kubabaza nanjye rikambaza mbese ko mwagendaga neza ninde wabujije kumvira ukuri uko koshwa ntikwavuye kuri yo ihamagara n'ubundi igitubura gike gitubura irobe ryose ndabiringiye kubw'umwami wacu yuko mutazagira undi mutima wundi ariko mutazagira undi mutima wundi ariko ubahagarika imitima uwo ari we wese azagibwaho n'urubanza rwe amen Nabyumvishe neza iri ni ijambo ry'Imana hari ibyo tubujijwe gukora n'abana b'Imana hari ibyo temera kurya hari ibyo kubw'ijambo ry'Imana hari ibyo temera kwambara kubera ijambo ry'Imana hari ibyo temererwa kuvuga kubera ijambo ry'Imana none ijambo ry'Imana riravuze riti bitewe n'uko itubona imyitwarire yacu imivugire yacu witwaraga runaka ukigana ibintu bitari byiza ugakora ibintu bitari byiza amen ijambo ry'Imana rikavuga ngo none ngo ko mbere mwagendaga neza mukavuga neza mukumva neza mukabana bene wanyu amahoro ukabana mwene se amahoro ukabana imiryango amahoro none ninde wababujije kuza gukora neza ntabikore abakoze icyaha nindabujije kumvira ukuri ukuri kwamara ukuri ni ukuri uboshya akabakora kuri aya magambo akababwira ngo nyamara mukoze gutya hano ngo se ngurede ngo tugiye muri ibi akakoshya akakuroha kugira ngo utagira umumaro umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuze uko koshwa ni umurongo wa 8 uko koshwa ntikwavuye kuri yo ibahamagara ibyo byose binamwigira ugasanga muri kwira mwirimbisha bitandukanye n'ukuri mwakiriye erega burya umwana burya umuntu yajya kunanirwa ijambo muri imyaka yawe mugezemo unanirwa ijambo ntihananirirwa kandi n'urifashe neza akarishobora akarigendamo neza ni muri imyaka yanyu kuko ni mwebwe mbaraga z'itorero ni mwe baririmbyi b'ejo ni mwe batambyi b'ejo ni mwe bakozi b'Imana b'ejo Satani areba imbaraga mufite akareba nimero yanyu akavuga ati reka nzamashukashuke ariko ngo uboshya ntabwo yavuye ku Mana ari ibahamagara ahubwo uko koshwa
kwavuye kuri Satani wabwira ngo nanjye nambaye kano kamini n'akarunaka nta mukobwa mwiza ugaragara mu bandi nanjye nangiye ngagura isaha ifite kuba tujya kwambara ibikomo ariko njye ngagura isaha ifite igikomo cyayo babona ko kandi naguze macinga ntabwo babigiraho ikibazo nanjye bambara kano kantu ka deshire ariko muzi ukuntu ibintu Satani henda iyo deshire kwambara yashaje nambaye imyaka 7 ayita baragiye barayimesa bayikubita mu isoko ngo uyu mwambaro uhenze nyamara waguze ubwa mbere yawuguze uhendutse awugura make ariko bawuhaye izina Satani yemera bawuhaye izina Satani akunda bawuhaye n'agaciro ugenda ukawugura umwana w'Imana Imana yaduhaye wambaye ibintu bicikaguritse ngo ni iterambere iryo terambere riva kuri nde riva kuri Satani kuko koshwa ntabwo kuva ku Mana rihamagara ahubwo ibyo byose biva kuri wa mubi Satani uboshya ushaka kubakora amagambo y'Imana mu muryango mwirinde kubabaza ababyeyi mwakirane ibibaremerera kuko mu rwabo imirimo myinshi amen umubyeyi yarakubyaye urakura arakwambika arakosa arakugaburira ariko mu myaka yanyu ukagira igihe umubyeyi avuga ati ndicuza n'impamvu agiye mubyara uri umwana w'Imana mwakirane ibibaremerera haba mu mubiri mwakirane ibibaremerera haba mu mwuka mwakirane ibibaremerera mu rugo rwanyu mubane as brothers sisters nimukababazanye amen ababyeyi mufate nk'ababyeyi nimukababaza ababyeyi banyu amen mwakirane ibibaremerera kuko ibyo Uwiteka abashakaho nimba bavuze ngo ni umurimo w'itorero buri muntu wese akoraha undi akoraha burya yavuga ngo umurimo uvuna umuntu iyo ari wenyine ariko abantu benshi numvise uzi umugani wavuze ku jambo rivuga ngo umurimo w'ibwami wicwe kutawukora ni uko aba ari abantu benshi bafatanije bahuje iyo muhuje rero ibintu byose biraborohera iyo abantu kugenda mu rugendo ari 2 cyangwa 3 urugendo nubwo rwari rurerure mukagenda muganira nimba hari umuzigo mufite mukagenda muwakirana mujya kubona ko urugendo murarushoje mugenda murushoje amahoro natwe rero muri urugendo barimo mbaganiriza kuko bavuga ngo igicuku ijoro rimarwa n'ibiganiro kuko turi mu rugendo tuyatuganira kuko urugendo turugeze hagati urugendo turafi kurusoza ruzasoza abandi abemeye kumva niba mwumvise amagambo Imana w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo kumvaga amagambo meza kandi bamuyumvishe Imana ibafashe avuga ati twakirane ibituremerera mwakire ibibaremerera ubwo muzasohora gusohoza amategeko y'Uwiteka reka twinginge mbere data tumuriza batuyobore isengesho bw'amagambo tumaze kunitse imitwe yacu buri muntu wese yisuzuma buri muntu wese atekereza kuri amagambo niba utaje gukora bavuga umurimo ukumva simbirimo ukaba warabatijwe ariko ukomeza kwifata nk'ab'isi ukumva ko ntawakubwira ukumva ko ntawakugira inama ukumva ko ntawaguhugura ugakomeza kwifata ukuntu ushaka ukigira icyigenge ntuzi gufasha ababyeyi ntuzi kubana n'ababyeyi amahoro ntuzi gufasha bagenzi bawe iri jambo no munsi biratubwira ati twakirane ibituremerera muri urugendo buri muntu afashe mugenzi we mu mwuka mu mubiri mwakirane ntibaremerere Imana w'umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen. Uwiteka Mana ushobora byose Uwiteka Mana nzima turagushimye kandi turaguhimbaje izina ryawe nyakucyubahiro dushimishwe nuko utuganije muri kino gitondo ukabuganije tuganije amagambo meza
atubwira mu gufashanya mu rugendo. Uwiteka ndagusabye kugira ngo ubwo tubwiye ngo twakirane mu bituremerera byose tubifatanye, Uwiteka uduhereze ubwo bufatanye mu ijambo ryawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Igitare cyacu Mana ushobora byose, ijambo ntabwo ritangwirwa ubusa, ahubwo ni imbuto, kandi imbuto ibibwa. Ndagusabye kugira ngo imitima yaryakiriye Uwiteka ugere imbuto zikwiriye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Igitare cyacu Mana ushobora byose, igikoresho cyawe gisabiye umugisha utagabanije. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo Uwiteka umwereke umugisha utagabanije mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Bibiliya ihabwa umugisha, ndetse Uwiteka nayatekereza ku ijambo ryawe, ujye umwongerera Mwayimana ayoborwe umwuka wawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Abaturage bose mbasaba umugisha, kandi tujye kuva tujya mu iteraniro nanone. Ndagusabye kugira ngo nawe tukurongere umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Muri dufate, muri tuyobore, bigusabirize kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.